muraho neza nanone inshuti zanjye, amahoro y'Imana akomeze abane natwe nk'ibisanzwe. Gahunda ni yayindi nibiriho. Hanyuma rero ntimujye kure, muze tubane. Nkomeje kubashimira mbikuye ku mutima. Nukuri urukundo rwanyu rwinshi mudahwema kunyereka. I really appreciate you. Imana ikomeze iduhana umugisha. Ibiriho tuzanye uyu munsi biragira biti don't stress yourself. Ntabwo kwitesha umutwe muri ubu buzima. Hari byinshi bidutesha umutwe tutabihamagaye, so nawe ntabwo ari wowe wakagize uruhare mu kwinaniza cyangwa se mu kwitesha umutwe. Rekeraho kwishyiraho igitutu muri ubu buzima. N'ugenda gake, reka turebe ibintu bituma tugira igitutu, natwe ubwacu tukitera igitutu. Kandi iyo igitutu kitubayeho cyinshi tugira depression, birangira depressinze, ugasanga umuntu arwaye indwara nyine zo kuba za depression, icyo twita depression, ihungabana rikabije, kubera wishizeho igitutu, wumva ko ugomba gukora ibyo udashoboye bikakugiraho uburwayi. So tugiye kurebera hamwe rero uburyo udakwiye kwistressa muri ubu buzima. Ibintu byose ukabifata yego ugakora, ariko ukajyana ibintu easy kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Noneho twakwibaza ngo ese nawe bikubaho? Abantu benshi mu mitwe yacu twumva ko tudahagije. Ibyo ni ibintu abantu duhuriyeho. Twumva ko bidahagije, ubuzima bwacu budahagije. Twumva amajwi menshi atwongorera akubwira ko udahagije, akavuga none ugasanga umuntu avuze ngo hamugese ngo nabishobora. Urukumva wowe warangije kwicira urubanza ko icyo kintu utagishobora. Ese wakigerageje kiranga, cyangwa ubwawe dupfira mu myumvire yacu. Iyo wamaze kumva ko ikintu kidashoboka, n'ubundi kiba cyarangije gupfa, no mu buryo bw'umwuka no mu biki ubwabyo biba byarangije gupfa. So rero iryo shuri ritubwira ko tudashoboye, urumva ni umwanzi wacu cyane. Ugatangira ukibwira, ugatangira ukavuga ngo ubu wagombye kuba ugeze kure, cyangwa wagombye kuba warateye imbere kurusha aho ngaho uri. Ugasanga uri wa muntu uhora wiblaming ati mva man, iyo nakora biriya ntabwo nakagombye kuba ndi uyu nguyu, ubu nakagombye kuba ngeze kuri ibi n'ibi. Kandi mu by'ukuri uri kwistressa yourself, uri kwistressa ubwawe, urukumva, kandi ntacyo ufite ubikoraho. Nimba ari amakosa wakoze icyo gihe gishize byararangiye, yaratambutse, ariko ayo makosa ari gutuma ukomeza kuyazirikana cyane, bikatuma utongera kwakira wowe w'aka kanya, umenye ngo wowe w'aka kanya muri aka kanya ukeneye iki. Aho ugasanga uracyari kuvuga ngo ngo nari kuba ngubu nduyu. So kuko utabaye we rero ku makosa wakoze ahashize, cyangwa se bitanaguturutseho, ntabwo ugomba gukomeza kwistressa uvuga ngo why. Reka kwistressa pe, byarangiye, ahubwo tangira ufata ingamba nshyashya ubu ngubu. Cyangwa se ukavuga ngo nupfusha ubusi iki kintu uzaba wananiwe. Ukavuga ati iki kintu noneho nikinshika, shana none nzaba nsinzwe. Nkubwira ikintu kitari icyawe kiragenda, uko wabigenza kose, nubwo wagihingute, ikintu kitari icyawe kiba atari icyawe. So rero ntukistress ikintu nukiguma ukabona kiranze. Ntukistressa, komeza ubuzima. Cyangwa se ukavuga ngo nukosa, ngo nukora ngo iri kosa ngo uravuga ngo utsinzwe mu buzima. Oya, gukosa bibaho cyane cyane ko wanakosheje ubuzima bugakomeza. Rero ni ukuvuga ngo nimba n'ubundi hari kosa ukoze, rigiye gusubiza inyuma ngo ritume utsindwa mu buzima. Oya rwose. Ibi sibyo guhora utekereza ku makosa yawe yatambutse inyuma. Ibi sibyo, kuko ahubwo ni ibituma udatekereza neza. Uko ukomeza kwistressa utekereza ahahise hawe, pressure kuriho, tinakagombye kuba nduyu nguyu aka kanya, ibyo ngibyo rwose nibyo gutuma aho gusubira inyuma naho wakagize n'ubu kihageze, kubera ko uri kwistressa, urahangayitse. So rero ugomba kubisiga inyuma, ugatangira kureba ibishyashya. Guhora wiha igitutu ntibizana iterambere. Oya rwose, guhora wishyira ku gitutu ntabwo bizana iterambere. Guhora wistressa wishyiraho igitutu buri gihe ntibituma utera imbere na gato, ahubwo bigusubiza inyuma. So kora ibyo ushoboye, icyo udashoboye kireke. Ni gute wahagarika kwishyiraho igitutu ubwawe ukareka kwistress?
reka tuvuge niba unaniwe guhora wumva ko ibyo ukora bidahagije, reka twumve ibyo twakora, reka twumve igitutu twishiraho aho kiva n'ikibitera. Reka twumve igitutu twishiraho ubwacu aho kiva ndetse n'ikibitera. Ese niki bivuze kwishyiraho igitutu? Niki bivuze? Iyo twumvije kwishyiraho igitutu twumva iki? Ku bitekerezo byanjye ni ukwishyira hejuru cyane utariyo, ukitega ibirenze ibyo ufite, uba wishyizeho igitutu kandi utabigezeho. Ugasanga uri expecting ibintu birenze, uri kwishyiraho igitutu. By'ukuri ukavuga ngo ikigenza abantu uyu n'uyu, cyagiye cyagera utari wa wundi, ugasanga wishyizeho igitutu, dore abandi barashatse baransize ndapfuye, dore abandi bamaze kubyara, zo kuko ngewe bashatse bakabyara kuki nge ntarambyara. Ugasanga uri stressed, wishyizeho igitutu kandi nta ruhare ubifitemo. Turategura ariko n'isi iradutegurira, hari ibintu bituzo tutabipanze, ugasanga imipango yacu ntabwo igenze nko twabipanze, tukakira ibindi bitandukanye n'ibyo twateganyaga. Ariko ntabwo uba ugomba kwistressa nawe, uba ugomba nyine kumva ko ibintu bitagenze neza nk'uko wabishakaga, ukareba se nakora iki kugira ngo noneho bigende neza, ariko wowe utilozinze, utistressed, utibuze. Ukareba icyo wakosora, nimba ari amakosa wakoze wakosora ute kugira ngo noneho bijye ku murongo. Ibyo ni uruhare rwawe ugomba kugura. Wakwibaza kuki kwiha igitutu bitari byiza ku buzima bwacu? Ntabwo ari byiza ku buzima bwacu kwitera igitutu. Icya mbere cyo bitera uburwayi, uri stressa, ugahangayika kubera nyine uri gutekereza ahantu udashyikiriye. Bitera kwigunga, urigunga kubera ko uri kwistressa. Ukumva kwishyiraho igitutu ku buzima bituma utishima, utangira kureba icyo abandi bakurushije, kanakandusha iki, kanakageza nanjye nakawe kwanda, kandi mu by'ukuri nyine nturiyo. Hanyuma se bigende bite? Ugiye kwishyiraho igitutu udafite solution y'ukuntu kirakemuka, so ukicira ubuzima rero. Ukumva ko ntacyo umaze, ushobora guhita wowe ubwawe wumva ko ntacyo umaze. Ese koko numara kumva ko ntacyo umaze, ukumva ko utishimye. So nimba wumvise ko utishimye mu buzima bwawe, n'imipango yose wari ufite n'ibyo wateganyaga byose bihita bibura. So niyo mpamvu rero kwistress ubwacu aricyo kintu cya mbere kibi. Ikindi ukumva ko ntacyo umaze. Wamaze kumva ko ntacyo umaze, mu by'ukuri n'ukuri nta nicyo umaze. Biguca intege, bigatuma ubura confidence. So udafite confidence rero ni ukuvuga ngo nawe ubwawe utangira no kwikura mu bantu nta muntu ugukuyemo, ugasanga ubuzima bwawe warabubihije bitewe nuko uri kwistressa, ushaka kwishima aho utishyikira. So namwe urabyumva rero. Kubera ko uba wumva ko witeze ibirenze, kandi utari ku rwego rwabyo. Ugasanga ntibishoboka, ariko kubera ko uhora uhatiriza ibidashoboka, ugasanga ahubwo wishyize uhora utsindwa, kubera ko uhora utekereza n'ibintu wowe utagezeho, na bya bindi ugezeho ntubone ubushobozi bubikora, kubera ko nabyo utabiha umwanya ahubwo. Icya kabiri rero, uko wahagarika kwiha igitutu, uko wahagarika kwishyiraho igitutu gikabije, twabihagarika dute? Gabanya ibyo witeze ubwawe. Ni ukuvuga ngo nimba ufite list yo ku munsi, kuvuga ngo ndakora ibi n'ibi, cyangwa se uyu mwaka nzaba nageze kuri ibi n'ibi, ukabona wakoze iyo bwabaga, ariko ukabona ibyo bintu ntibikunze, don't stress yourself. Ni ukuvuga ngo reka kwishyiraho igitutu, bigabanye. Ntabwo uri imashini yo kuvuga ngo ibi bintu ngo paka ngo ndabikora paka birangiye. Oya, uri umuntu. Ukeneye igihe cyo kuruhuka no gutekereza neza. Nimba umunsi wapanze schedule yawe ukabona hajemo izindi gahunda byapfuye, wikwistressa ngo nawe ubuzima bwawe bubishye, oya, ibingibi ibisubike, ejo uzakomeza ibindi, aho kugira ngo usange wibuze nawe. Niba uhora witeze ko wakora ku rugero rw'100%, amasaha yose uri kwiteganyiriza, amasaha yose ugasanga uri wa muntu amasaha yose urakora, ntubona umwanya wo kuruhuka, umva uhora mu kazi ubwabyo uzakuramo uburwayi, sibyo? Nimara gukuramo uburwayi
usange nta n'iterambere usange uri wa muntu uri kwitega gukora igihe cyose amasaha yose uri mu kazi ukagenda ukibura burundu, nta gutsinda ahubwo uratsindwa, kubera ko ukora n'ibidashoboka ugasanga ugiye gukora n'ubundi unaniwe, so n'akazi ntugakore neza, urukumva ahubwo ukaba uri kwikururira gutsindwa. Noneho ahangaha wowe tangira wibaze, ni iki ngomba gukora uyu munsi nkumva kirahagije, ugapanga schedule ukurikije n'uko umunsi wawe ungana, ntupange ikirengera, nturengere, genda ukungana, uvuge ati uyu munsi ni iki ngomba gukora gihagije, kandi yanjye uyu munsi ni yihe, uyu munsi ibintu bike ngomba gukora ariko nkabikora neza, kuko ntabwo ari ubunebwe, ahubwo ni ubushobozi bwawe, nibwo bushobozi ufite, kandi tena nanone ukumvira umubiri wawe, sibyo? Nanone ushaka kuvuga ngo ugiye gukorera amafaranga menshi cyane, ugiye gukora n'iki ukarara udasinziye, ukora amasaha 24 kuri 24, ugasanga n'ubundi amafaranga ntubonye umwanya wo kuyarya, ugiye kwivuzamo, bya bikumariye iki? So niyo mpamvu nubwo twashaka ubuzima uko ariko kose, ariko natwe tugomba gukipinga ubuzima bwacu, ugacunga ubuzima bwawe, ukavuga yego uzagira ubukungu ariko ukinameze neza, ubwishoboye no kubwinjenga basi no kuburya. Ibuka ko kurangiza ibyo watangiye biruta gukora ibintu bitunganye cyane. Kuba watunganya ibintu cyane ukagenda ukabikabiriza, ntabwo ari byo bikaze, ahubwo gukora ibintu bike ukabigeza ku rwego ruhagije, ukabona inyungu yabyo bike byiza, nibyo bifite akamaro kurusha gukora byinshi bidafite icyo biri bukumarire. Kandi gukora byinshi siko kubona umusaruro, ufite kubona umusaruro wa bike byiza wakoze n'amafaranga make akunejeje, ariko nawe ubwawe ugifite ubuzima. None ahangaha bavuga ngo ni iki ugomba kuvuga ubwawe, cyangwa se ni iki ugomba kwibwira. Abantu ntabwo ugomba kubabwira intege nke zawe, oya. Ahangaha tunibuke ko abantu nibo bantu ba mbere, ubundi umwanzi w'umuntu n'undi. Nta muntu ujya kukugirira nabi utamubwiye imipango yawe, nta muntu uza kuguca intege atamenye intambwe ya kabiri ugiye gutera. So urumva, ni ukuvuga ngo ahangaha rero hari ibintu utabwiye kubwira abantu. Icyambere cyo ntabwo ukwiye kubabwira intege nke zawe, cyangwa ibyo udashoboye gukora. Ntabwo ari ibintu ntabwo ugomba kubibwira abantu, ugomba kubyigumanira, kubera ko abo bantu ahubwo baragufasha mu kuba koko ibyo bintu bituma utsindwa cyane mu buzima bwawe. nko kwiyita, tuvuge nimba uri umunebwe ubwawe ukavuga ngo Mana ndi umunebwe, utumye bari abantu nyine none uri umunebwe, nuna failing bazavuga n'ubundi nawe ajya byivugira ko ari umunebwe. Ntabwo ukwiye kubivuga, ari ugomba guceceka. Ubwo ubwawe ukumva kuri uw'imvura mu muro, nimba wowe wamaze kumva kuri uw'imvura mu maro, kankubwire ntawe uzakubonamo ubushobozi, na bwa bushobozi abantu bakubonaga mu buzabura, kuko ubwawe ikikuvamo nicyo wowe. So ubwawe wiciye intege kandi urababwira, ubona nakizere bazakugirira. None ubona abantu batakikugira icyizere, na bwawe utangire wistresse, witesha umutwe. So intege nke zawe zihishe, zimenyere, ahubwo uvuge ati ndi umunyantege nke ahangaha, urwana no gukosora intege nke zawe. Ni ukuvuga ngo ukwikangura ntabwo bigutera imbaraga kubivuga nyine, ahubwo bikomeretsa umutima n'imitekerereze yawe, n'abakurwanya bakabona aho bahera, ubahaye ubwubo nyine bwo kugira ngo babone ukuntu bakurwanya neza. So intege nke zawe zigumanire, kuko nuzibwira umuntu ukwanga zizamufasha mu kukurwanya. Rekeraho kwinenga, ahubwo gira amatsiko yo kwiga no gusobanukirwa ibyo utazi. Gira amatsiko yo kwiga no gusobanukirwa ibyo utazi, kuko ntawe umenya byose. Ngo winenge uvuga ngo nagombye kuba nkora byinshi kurusha ahangaha. Oya, ntabwo wagombye kuba ukora byinshi kurusha aho ngaho. Nimba aho ngaho ari hugeze, ubwo nyine ni hugeze, komerezaho.
ahubwo gira imitekerereze ikubwira ngo ko ndi hano ejo nshaka kugeraho. Uwo mwanya ujye uviva uwo mwanya urimo. Aka kanya ndi hano ariko nshaka kugera hariya, ariko bivuga ngo nakagombye nk'ahari amakosa yahise kera, ayo ngayo yariki. Ahubwo reba ibiri imbere. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo numva mfite akavuyo mu mutwe. Oya, akavuyo no kukarwanya. Wowe nimba uri kuvuga ngo ufite akavuyo mu mutwe, ubwawe ukemera ko ufite akavuyo mu mutwe, utekereza ko kazavamo gute? Uzaba wirangije rero. Ntabwo ukwiye kubyemerera kumva ko ufite akavuyo mu mutwe. Oya rwose. Ahubwo wagakwiye kuvuga ngo ni iki cyamfasha kumva nduhutse kandi mfite ituze mu mutima wanjye. Icyo kintu cyo wagatangiye gutekereza ahubwo. Ni ukuvuga ngo wiyizere, wiyiteho. Ibyo byose ni uburenganzira bwawe. Umenye uwo uriwe. Umenye uwo uriwe. Ikindi hano rero twareba kuvuga ngo shyira umutima ku iterambere ryawe kurusha guhorana kuba mwiza. Wirwana no guprova abantu ko uri mwiza kuko uri umwana mwiza ahubwo wowe reba inyungu, ikintu kigufitiye inyungu. Reba iterambere ryawe kurusha uko ureba abandi. Vuga iki kintu ngende kimfitiye akamaro. Nimba kimfitiye akamaro, wijya kuvuga ngo uyu muntu ngo kiramubangamira. Oya, kuko ntago ari wowe. Pfa kuba utamwiyenje utinjiye mu buzima bwe. Pfa kuba ari ubuzima bwawe uri gushakira ejo hazaza. Pfa kuba utamugiriye nabi. Pfa kuba ari ibyawe. Ntabwo ukwiye kuvuga ushaka gukora ikintu ngo ugaragare neza imbere y'abandi. Garagazira neza imbere yawe n'imbere y'ejo hazaza hawe. Niho hantu uri gushaka byonyine. Vuga ngo hano ibaza ubwawe ni iki cyiza kuri ubu ngubu aricyo uhiraho. Muri aka kanya ni iki cyiza nagakoze. Iki ngiki ni ikintu dukwiye kwita twibaza. Ni iki cyiza noneho wagakoze. Aho kugira ngo igihe cyawe ushaka kwereka abantu yuko uri mwiza. Ntabwo ukwiye gukora ibitunganye kugira ngo wigaragaze. Rwose nimba ukiri wa muntu ukirwana no kwemeza abantu wigaragaza neza imbere yabo, uracyari kure. Siga abantu, urebe inyungu zawe. Urebe pfa kuba uri umuntu ufite indangagaciro, uzi icyo ushaka. Ibindi abandi ntabwo ukwiye kubaprova rwose ngo bagushime. Jya wiga kwihanganira ibitagushimishije aho kubihunga. No, binurwanye. Umuntu wowe uharanira, urumva ikintu gituma abantu bistress ubwabo, wowe urapanga ugasanga ibyo wapanze ntabwo bigenze nk'uko wabishakaga. Ibyo bintu ntabwo bikwiye gutuma urukumva uhungabana. Ahubwo ujya wiga kwihangana. Wihanganire ibitagushimishije, ibitagenze nk'uko ubishaka ubyihanganire. Ibintu bitoroha ni igice cya mbere. Uko ibintu bigaragara niko umenya agaciro kabyo. Ahangaha tena uvuga ngo icyizere ntikibanza mbere yo gukora, ahubwo kiva mu gukora. Urakora, wamara gukora ibintu bikagenda, hanyuma nawe ukigirira icyizere. Ariko ntabwo uzagira icyizere cy'ibintu utaranatangira. Aho ngaho rwose ugomba nabyo kubimenya. Igirire impuhwe ubwawe. Wibuke ko uri umuntu. Wowe ni ukuvuga ngo ubanze uvuge se kungiye gukora ibintu birenze gutya ndabishobora. Ubanze mbere yo kubikora ubanze nawe witekerezeho. Wigirire impuhwe, umenye ibyo ushoboye. Ureke gutekereza kurutagera kuko uri kwica ubwawe utekereza ibyo wakagezeho kandi mu by'ukuri utabigezeho. Igirire impuhwe ubwawe. Wibuke ko uri umuntu, wirinde ibyatuma utsindwa. Ya rwose ubyirinde. Ukore bike ushoboye. Icyambere cyo hano urugero nabahereza. Umwana iyo atangiye kwiga kugenda,
nta byabazi, atangira kamba gake gake kugenda biri kwanga, umwana agatangira agafata ku meza, agatangira guhaguruka, akagenda afatira ameza, bikarangira ateye intambwe, akagwa akongera agahagarara ko nta mbaraga bafite, ariko ntabwo acika intege. Umwana arakomeza akihangana kugeza igihe abishobora, noneho agatera intambwe akagenda. Niko n'ubu buzima bumeze. Ni ukuvuga ngo usaba kwihambira, bimwe byange ariko ukazanya, ukomeze, utsindwe uyu munsi, ejo uhaguruke, gutyo kugeza igihe. Ahangaha rero icya gatanu, ujya ugira intego zo hejuru ariko wiyiteho kandi wihangane. Nibitagenda nk'uko wabipanze, ukomeze ubuzima ariko utishyizeho igitutu. Muri ubu buzima ibintu bitagenda nk'uko wabipanze, don't stress yourself. Bireke, urebe ikitagenze neza wagizemo uruhare, ugikosore, ariko icyo utagizemo uruhare byigutesha umutwe, ahubwo uharanire kuvuga ngo ejo bizagenda bite, ese nakosora iki. Rwose niko bimeze. Icya gatandatu noneho haravuga ngo ishakire uburyo bwo kongera, ishakire uburyo bwo kongera gutuza mu gihe wagize ibitekerezo byinshi bikubuza amahoro. Nowo mukansira wa mbere ku buzima bwawe. Nimba ukuvuga ngo ubona ibintu byanze, nta mutuzo ufite, nta kintu, wowe ni wowe wa mbere ufite uruhare mu kongera kwigaruramo amahoro. Ukagenda ugatuza, ugashaka ibintu byongera kukugaruramo ubumuntu, ukajya gukora siporo, ukajya kuririmba, hari abishima bongeye kujya muri church, hari abajya kureba match, nyine mbese ukashaka ikintu kindi gitandukanye niyo mu mahoro urimo, cyongera kukugaruramo ubumuntu. Ugatangira ukagenda mu bantu nyine, ugahindura imitekerereze. Nimba akazi kakugira busy cyane ugasanga wibuze, karakwica. Gerageza ufata akazi ugahuze n'ibyishimo byawe n'amahoro yawe. Ntuzagende ngo upfiriyo ngo uri mu kazi gusa. Hoya, gukora ni byiza, ariko nanone icya mbere ni ubuzima buzima. Akazi, amafaranga atari mu buzima ntacyo amara. Surumva ko nabo ugomba gushaka uburyo ubuzima bwawe nabyo ubu protege. Rekeraho gutekereza ku byo utakoze wagombaga gukora. Nimba ari ikintu wagombaga gukora utakoze bitewe n'umwanya muke wakoze, ibyo bintu ntibigustresse ngo ujye uhangayike. Oya, nyine ntibyakunze, n'ejo ni umunsi. Donc ikigamijwe hano ni uko utistress ubwacu. Ubuzima bufite ibyo biduhereza twe tutabigambiriye, tutanabishatse. Rero natwe nagari twebwe natwe bo kwigambanira, nawe ubwawe wibuza amahoro. Oya, jya ahantu haguhaye amahoro, jya ahantu haguhaye umutuzo, jya ahantu haguhaye no mu bintu biguhaye umutekano. Humeka rwose, humeka. Iyibutse uti gukora ibyo nshoboye uyu munsi birahagije. Nukora uyu munsi ukabona ibyo wakoze birahagije, ibyo utabashije gukora byikubuza amahoro rwose. Ubundi dore uko byakagenze. Ufite uburenganzira pe bwo gushyiraho intego zo hejuru, ariko udatakaje amahoro yo mu mutima wawe. Ibyo tuzakora byose, uburyo tuzashaka bwose mu amafaranga, uburyo n'abantu tuzakunda bose mu buzima bwacu, nta kibazo. Urwego rwose tuzishiraho, nta kibazo, ariko tutibuze, utabuze amahoro yawe muri ubu buzima, udatakaje ubumuntu bwawe, ibyo gihe nta kibazo. Ariko ikintu uzakora cyose ukabona nta buzima ufite, nta mahoro mu mutima ufite, wibuze, utikunze, oya, ibyo bintu rwose uzaba ari byo kukurimbura. Ahangaha ikintu bigufasha ni uko bizakurinda guhura n'ihungabana cyangwa se kwishyira ku gitutu. Ukagenda gake mu buryo bwawe kandi utuje, ukirinda ubwawe, ukikunda ubwawe, ukareka kwishyiraho igitutu cya sosiyete, ukareka kuvuga ngo uyu kana kameze gutya ngo nanjye mere gutya. Wishyiriyeho igitutu cy'ubuzima. Oya, buri wese afite ubuzima bwe, buri wese afite icyo Imana yamuremeye, buri wese afite intumbero ye, buri wese afite aho azagera, buri wese afite igihe cy'azapfira, afite igihe
mbese buri wese agira ibye. So wihe ibya mugenzi wawe ngo bikubuze amahoro, bituma uhangayika. Murakoze rero, amahoro Imana akomeza bane natwe. Ibiriho nagasubira, tuzasubira ubutaha. Ndabakunda cyane, amahoro Imana akomeze aturinde. Thank you.